muraho neza abakristo bene data bavandimwe dufatanyije urugendo rugana mu ijuru. Iyi ni Jesus Army Church. Nitwa Pastor Deo Datus, niyo mazina yanjye. Rero ikiganiro Tomorrow People nakagaruka, kandi twababwiye yuko Tomorrow People bivuze abejo, babandi bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, abo nibo bazabasha kubaho ejo. Kuko ejo akenshi ubivuze ejo ntihabaho. Uvuze ngo ejo ni muri eternel, niyo ngo abazabasha kubaho muri eternity, bakabaho muri eternel, abo ngabo niba babandi bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo riri mu byakozwe n'intumwa. Iyo bavuze ibyakozwe n'intumwa uzumve ibyakozwe na Petero ndetse na Pawulo, kuko usanga izindi ntumwa batazivuga bakita kuri Petero na Pawulo. Rero Pawulo mu gihe yarimo ari mu nzira y'ivugabutumwa, mu gihe yari agendanaga na Barinaba ndetse na Yohana ariwe wahimbwe Mariko, hari aho bageze kuvuga ubutumwa bibabera ingume, kubera yuko hari abayuda bamwe na bamwe bagendaga basenya ijambo ry'Imana, bagendaga bigisha. Rero mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 uhereye ku murongo waho wa 4, bavuga uburyo bageze ku kirwa bita Kupuro. Bageze ku kirwa bita Kupuro, biba ngombwa yuko bahahurira n'abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma. Ariko ikiza ukomeje ugasoma hano muri kino gice cya 13, tubona yuko bari boherejwe n'umwuka wera. Nagira ngo wibaze, weho wigisha ubutumwa bwiza, weho wumva ko Imana yaguhamagaye, ese mwuka wera ukora icyo akubwiye? Niba ukora icyo mwuka wera akubwiye, ibisitaza n'imitego umwanzi Satani yatega mu nzira, ntugire ikibazo, mwuka wera azayikura mu nzira. Imana yacu nishimwe. Rero reka dusome ku gice cya 13 ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 12. Haragira hati: nuko batumwe n'umwuka wera bajya i Serukiya, batsukirayo barambuka bafata ikupuro. Bageze i Salamani bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda. Yohana nawe abafasha. Ntabwo ari Yohana intumwa ya Yesu, ahubwo ni Yohana wahimbwe Mariko, wa wundi watwandikiye ubutumwa bwiza, nawe yagendanaga nabo abafasha. Rero ku murongo wa 6 haravuga ngo baromboreza muri icyo kirwa cyose, bafata Ipafo, basangayo umukonikoni w'umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Yesu. Ngo bagendaga mu masinagogi bigisha ijambo ry'Imana, kandi bari batumwe n'umwuka wera. Ariko bageze kuri kino kirwa bakagera ahantu bita Pafo, biza kurangira bahasanze uwo bise umuhanuzi w'ibinyoma, ndetse bamwita umukonikoni. Igitangaje, yari umuyuda. Rero ibyo niba byarabaye mu itorero rya mbere, hahandi Yesu Kristo bakimara bamubamba yaravuze ngo mukoze ibi ngibi igiti kikiri kibisi, ngo ese n'icyuma hazacura iki? Tekereza nawe muri iyi minsi tugezemo y'imperuka, abakonikoni bari mu nsengero bangana gute? Abahanuzi b'ibinyoma bari mu nsengero bangana gute? Kandi hano baravuze ngo uyu muhanuzi w'ibinyoma yari umuyuda. Ese muri babandi bakurikiye Yesu haba harimo abahanuzi b'ibinyoma? Haba harimo intaza z'abajya mu ijuru? Birashoboka yo rwose, kuko uyu bamwise Yesu. Yesu bisobanuye umwana wa Yesu. Uyu yitwaga umwana wa Yesu, kandi n'abaje bazanye ubutumwa bwiza, bazanye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko uyu witwa umwana wa Yesu abobera imbogamizi. Imana niturengere. Kandi yari umuyuda, kandi yari ari imbere mu bavugabutumwa, ariko adashaka ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bujya mbere. Uzahura n'abantu benshi cyane bitiriwe izina ry'Uwiteka, ariko nubegera usange imigirire n'imico yabo n'imvugo yabo ntabwo bashaka yuko ubwami bw'Imana bujya mbere. Bivuze ngo
inyange zajemo imikara. Twitonde, Imana yacu kandi ikomeze kuturengera mu rugendo tuganamo, tujyamo, dukomeje tujya mu ijuru. Imana yacu nishimwe. Dusomye ku murongo wa 7 ngo kandi uwo Bali Yesu yari ari kumwe n'umutware Serukiyo Pawulo wari umunyabwenge. Wumve yuko uwo muhanuzi w'ibinyoma Bali Yesu wa wundi witiriwe izina ry'Uwiteka ntabwo yari ari mu bantu baciriritse, yari ari kumwe n'abatware, yagendanaga n'abatware, kandi yari kumwe n'abatware kugira ngo ababuze badakurikira inzira ya Yesu. Uzasanga abantu benshi cyane twakita nk'abatware ababagaragiye, ababari hafi nta nama nziza babagira igana kuri Yesu Kristo. Unagerageje no kubegera kugira ngo babwire ubutumwa bwiza, bahita bakwegezayo. Imana ni tugirire neza kandi ducire inzira. Ariko niba umwami Yesu Kristo ari wadutumye, umwuka wera akaba ari wadutumye, twigira ubwoba. Afite igisubizo kuko umurimo nuwe kandi azawufikisinga neza, nkuko nahangaha yacira inzira ba Pawulo, umurimo ukaba fixed. Imana yacu niturengere. Ni Imana yibereye mu murimo wayo. Bivuze ngo muntu ukorera Imana ukayikorera nkuko bikwiriye, ugasenga Imana mu kuri no mu mwuka, ntugire ikibazo. Niba waratumwe n'Imana, niba wumva icyo mwuka wera akubwira ukagikora, niba ujyaho mwuka wera agutumye, aho ngaho wigira ikibazo. Buri kimwe cyose umwuka wera azagifikisinga. Kandi yakoranye na Pawulo, arangije akora icyo kimenyetso, ndetse tukita igitangaza. Iyo ntumwa y'umwanzi Satani ari Bali Yesu, biza kurangira ahumye, abimarana iminsi. Byarabashobokaga yuko Pawulo avuga ngo uhume by'iteka, ariko yaravuze ngo oya, turi mu gihe cy'ubuntu bwa Yesu Kristo, ubimarana iminsi kugira ngo bikubere isomo. Ubwo bubi bwawe n'ubwo buriganya bwawe, ahari Imana yakubabarira, ukabona umucyo wa Yesu Kristo, umucyo w'itangaza ukakuvira, ukamenya kugira ngo utazongera kugoreka inzira z'Uwiteka. Ngo kandi ngo muri ako kanya igihu kiramugwira, n'umwijima ucura mu maso ye, ararindagira akabakaba ashakaho abo kumurandata. 12 uwo mutware abonye ibibaye arizera, atangarira kwigisha ku mwami Yesu. Uwo mutware amaze kubera ibibaye yaratangaye, arangije akayemera ibyo ba Barinaba na Pawulo ndetse na Yohana ubutumwa bari bagiye kumubwira. Arangije ngo ahita yizera, atangarira ukwigisha kwa Yesu. Ndi gusoma iri jambo kuri uyu murongo wa 12 B, natangaye ngo atangarira kwigisha ku mwami Yesu. Ese umwami Yesu yari ari hariya? Yego yari ahari, kuko mwuka wera baragendanaga. Kandi Pawulo ndetse na Barinaba na Yohana barimo bigisha, ntabwo bari bo, ahubwo ni Yesu Kristo wigishaga. Kuko ikigaragara ahangaha ni uko uyu mutware yatangariye ukwigisha kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo bari hariya bari kwigisha, byameraga nk'aho ari Yesu Kristo wihagarariye we ubwe. Rero reka nkubwire we wakurikiye Yesu Kristo, umwami n'umukiza wawe, ntugire ubwoba. Niba icyo ukora, niba aho ujya ari mwuka wera wabikugiriyemo inama, aza kujya imbere, ahataringaniye azaharinganiza. Rero muvandimwe, nshuti y'Imana, wowe uhirimbanira ubwami bwa Yesu Kristo, kumva ko buri kimwe cyose cyagenda neza, ugashyiramo umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, ntugire ubwoba. Yesu Kristo ni umwami kandi ari ku ngoma, azakurwanirira. Reka nkubwire, icyo nagusabira nanjye nisabira nuko twakuzuzwa imbaraga y'umwuka wera, kugira ngo tubashe guhagarara turwanye ba Bali Yesu aho bava bakagera, kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bwamamare ku isi yose. Ciao ciao, yari tomorrow people, nakagaruka.